ntabwo ndi bubyumve kimwe n'abandi bavuga ngo umuntu umugabo ngo ashobora kugufata ku ngufu. Ese umugabo mwashakanye agufata ku ngufu gute? Nabiganira nta gutega umuntu iminsi. Hari abantu bavuga ngo ni abasirimu ngo tugufungisha umugabo wawe ukavuga ngo yagukoreye ihohoterwa ngo rishingiye ku gitsina, umenye ko ari icyaha. Imbere ya leta bashobora kubona ko warenganye uwo mugabo bakamufunga cyangwa uwo mugore bakamufunga, ariko imbere y'Imana ni icyaha gikomeye cyane. Nutakihana kizakurimbuza. Wa mugabo ubundi kugenda ukabwira umugore ngo nshaka imibonano, inshingano zawe zikugira umugabo zakunaniye, aho ngaho uri gukora icyaha n'imbere y'Imana. Ubundi kuba umugabo ntabwo ari ukuba wambaye ipantaro cyangwa se ufite igitsina gabo gusa. Hari inshingano z'umugabo zikugira umugabo, ukaba uri umugabo wuzuye mu buryo bufatika n'ubudafatika. Mu buryo butera kuganduka birahari. Iyo umugore yakunzwe, kuganduka ni ibintu byikora, ni ibintu bihamagarana. Ubwo rero mugabo, kunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, kandi ngo hari n'abagabo nabo bima abagore. Ibyo bintu byaje kuvugwaho ko ngo hari abagabo nabo bivumbura ku bagore bakavuga ati kurusha uzasigara uvuga ngo umugore wanjye ni indaya kandi ari we wamugize iki indaya. Ugomba nongeye kubaha ikaze kuri Sinewacu TV, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza imigisha iva ku Mana aho muherereye hose. Ni ukuri ndabasuhuje cyane kandi ndabakunda, namwe ndabizi ko munkunda, mbibona muri komanteri yo muri kwandika, ikindi nkabona iyo mwakoze subscribe, mwakurikiranye ibiganiro byanjye, binkora ku mutima, bikanezeza, bikantera imbaraga zo gukomeza kubaganiriza. Nimwe rero mpabereye, niyo mpamvu mukwiye kunyereka ko turi kumwe. N'abandi batari bakora subscribe ndabasabye cyane, uzabona ibi biganiro byanjye bya Sinewacu TV azajya akora subscribe, nta kintu bitwaye kandi Imana izajya imuha umugisha. Rero ndashimira umukunzi wacu wanyandikiye akampa igitekerezo, yarambajije ikibazo ariko nanjye numva ko icyo kibazo ndakibajije, bisaba kugitekerezaho, ndavuga ngo tuzakiganiraho nk'abakunzi ba Sinewacu TV. Kandi namwe ndabasabye ni ukuri mujye mumpa ibitekerezo, mumpe n'inama, kandi ibibazo mufite nabyo mujye mubimbaza. Nubwo mba ntafite byinshi ushobora kuba ntafite byinshi byo kwisobanuraho cyangwa ngo mbivugeho, twakwifashisha ibitabo, ubundi tukifashisha ibinyamakuru, tukagenda tuganira twungurana ibitekerezo kuri bimwe na bimwe. Rero umukunzi wacu yaranyandikiye arambwira ati ni ryari abantu babiri bashakanye bagasezerana ivangamutungo risesuye cyangwa bakasezerana ivangamutungo rihahano bitewe n'icyo bashatse gusezerana ariko bakemeranwa kubana? Ni ryari byitwa yuko umwe muri bo yafashe undi ku ngufu? Aribyo bya bindi hari itegeko ryasohotse rivuga yuko umugabo cyangwa se umugore ukoresheje umwe muri bo imibonano mpuzabitsina atabishaka aba amukoreye icyaha cy'ihohoterwa. Ati ni ryari ubundi ibyo bintu bibaho ku bantu bashakanye? Atari umuntu muhuriye mu kigabunda ngo umukubite hasi mufate ku ngufu, atari umuntu ukingiranye ngo umuhamagaye cyangwa yaje kugusura ngo umufate ku ngufu, umuntu mwashakanye. Nanjye koko numva mbitekerejeho, mfata igihe cyo kubitekerezaho, nisunga abandi bantu bubatse ingo kera, mbagisha inama, ndababaza ibyo bintu ubundi bimeze bite. Arambwira ati rero ibyo ni byo mu minsi y'imperuka. Ubundi kera umuntu yajyaga gushaka azi yuko ba nyirasenge baramuhannye, baramugiriye inama, aho ni ku bakobwa, ba nyina wabo baramugiriye inama, bamubwira ati ugiye kubaka, bakamubwira isi bisabwa mu kubaka urugo n'ibihe. Rero ingingo yo gutera akabariro cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina ku bashakanye, ku bantu bakundana, numva nta kigombero gikwiye kubaho. Mu gihe uri muzima utarwaye, numva nta kigombero gikwiye kubaho. Njyewe ntabwo ndi bubyumve kimwe n'abandi bavuga ngo umuntu umugabo ngo ashobora kugufata ku ngufu. Ese umugabo mwashakanye agufata ku ngufu gute? Nabiganirije rero abantu b'abasaza bubatse kera, baravuga bati ubundi inshingano
inshingano y'abashakanye yabaga ari ukugira gute, inshingano y'abashakanye kwabaga ari ugufatanya kubaka urugo, ariko noneho gukora imibonano mpuzabitsina byabaga ari ikintu kiri hejuru cyane, kuko icyo cyungaga ubumwe. Hari n'igihe umugabo yazaga agakubita umugore, yamara kumukubita akamusaba imbabazi bakiyunga kugira gukora kiriya gikorwa, kandi ntibyitwe kugira gute, guhohoterwa. Ariko aho isi igeze ibintu byahinduye isura ibintu byahinduye isura. Hari ukuntu muba mufite icyo mupfa n'umuntu, mukaba mufite ibyo muri mupfa, mwapfuye, mwashwaniye, akaba yabuze impamvu runaka yakwitwaza, akaba yakwitwaza icyo kintu kuko byatowe mu itegeko, bakaba bagufunga avuze ngo yagukoreye ihohoterwa. Ariko ku bashakanye njyewe na Bibiliya iravuga ngo ntimukimane, irongera iravuga ngo n'abari mu masengesho ntibakayatindemo, kugira ngo Satani atabategeramo akabateza iruba ry'ubusambanyi, umwe akaba yasambana, akaba yaca inyuma mugenzi we. Niba na Bibiliya n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukimane, ni gute wumva ko umugabo wawe ugusabye imibonano mpuzabitsina kandi mwarashakanye wumva yuko agufashe ku ngufu? Njyewe numva ku bwanjye, numva nta gihe umugore akwiye kubwira umugabo ngo ayamufashe ku ngufu. Cyakora cyo iyo arwaye kuko ufite ubumuntu, ukaba mufitanye urukundo, kumubwira uti ndarwaye, ibyo ni ibintu byumvikana. Uri kwa muganga nyine ntaba aryohewe, nta buzima aba afite, cyangwa se uri ku miti ni uko. Kandi ndizera ntashidikanya ko umugabo nawe ufite ubumuntu utari inyamaswa atajya gusaba imibonano mpuzabitsina abona ko ugize gute, urwaye. Rero bantu mwubatse ngo inzitwazo bashakanye zo kwimana imibonano mpuzabitsina, mumenye ko ari kimwe mu bikurura ubusambanyi, mu gikurura gucana inyuma. Igihe uzamubwira ngo ntabwo ubikeneye, utarwaye, udafite ikindi kibazo cy'ubuzima, uzamenye ko ari icyaha uri gukora n'imbere y'Imana, nutakihana kizakurimbuza, kuko mu byakuzanye kiriya nicyo kiri imbere. Hari umuntu watuganirije avuga ati uramutse udafite sexe, udafite igitsina, ubundi igitsina niyo rangamuntu, nicyo gishobora kuvuga ngo uri umugore cyangwa se uri umugabo. Impamvu umugabo ashobora kurenga impinga agafata inka runaka cyangwa agafata imitungo runaka akaza akabigutangaho, ni uko iyo rangamuntu ugize gutyo uyifite. Idahari ntabyo yagutangaho rwose, ntabwo yabigutangaho. Usibye ko muri ino minsi aho isi yabereye mbi, abantu basigaye bashaka kuvuguruza Imana n'abatinganyi ngo bajeho ariko bariya ntabwo ari mu mugambi w'Imana. Ubundi uko Imana yari yabigennye, yari yavuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umugore umufashe umukwiriye. Imana irema Eva, ntabwo yigeze irema Adamu na none, ahubwo yaremye Eva, irema umugore n'umugabo, ngo niko yagize gute, niko yabaremye. Rero bivuze ngo mu kubaka urugo, kugira ngo urugo rukomere rushinge imizi, mureke kwimana. Mwa bagore mwe mureke kwima abagabo. Nongeye kwisubiramo, kujya gufungisha umugabo wawe ukavuga ngo yagukoreye ihohoterwa ngo rishingiye ku gitsina, umenye ko ari icyaha. Imbere ya leta bashobora kubona ko warenganye uwo mugabo bakamufunga, cyangwa uwo mugore bakamufunga, ariko imbere y'Imana ni icyaha gikomeye cyane. Nutakihana kizakurimbuza. Ikindi, abantu babiri bagiye kubaka umuryango, ni ukuri iyo bafitanye urukundo numva nta kigombero. Ubundi ahantu haza impamvu ni ahantu hatari urukundo. Ubundi ngo hatari urukundo impamvu ingana ururo ndabizi ukuntu mubizi ukuntu rungana. Ururo ni akantu gato cyane. Ahatari urukundo rero ngo impamvu ingana ururo, ushobora guseka bikakubera icyaha. Niyo mpamvu iyo urukundo rwashize mu muryango ariho uzasanga haje ibirego bidashira, bidafite impamvu nawe wabisesengura ku ibyo birego, ibishoboka, ibyumvikana.
kandi mwabagabo mwe, umugabo cyakora cyo nshobora kubona ko yahohoteye umugore ni umugabo utita ku nshingano ze, umugabo udahaha, umugabo utishyura abana ishuri, umugabo ukorera amafaranga ntamenye mu rugo ntahagere. Wa mugabo ubundi kugenda ukabwira umugore ngo nshaka imibonano, inshingano zawe zikugira umugabo zakunaniye, aho ngaho uri gukora icyaha n'imbere y'Imana. Ubundi kuba umugabo ntabwo ari ukuba wambaye ipantaro cyangwa se ufite igitsina gabo gusa. Hari inshingano z'umugabo zikugira umugabo, ukaba uri umugabo wuzuye mu buryo bufatika n'ubudafatika, mu buryo bw'intekerezo no mu buryo bw'umubiri. Uba ugomba kuba uri umugabo uhangana n'inshingano, amenya ngo nubatse umuryango, uyu muryango ugomba kuwupfira. Bibiliya iravuga ngo namwe bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Niba Kristo yarakunze itorero bikamuvana mu ijuru akaza kubambwa ku musaraba asize ibyiza byo mu ijuru kugira ngo yitangire itorero, bivuze ngo umugabo akwiye gupfa kugira ngo ubuzima bw'urugo rwe bubeho, akwiye gupfa kugira ngo abana be babeho, akwiye kwiyuha kuya, akwiye kubwirirwa abana be bakarya, akwiye kwambara imyenda iciriritse, umugore bakambara imyenda iberewe. Kubera iki? Ni umugabo ukwiye gukunda umugore we, agakunda urugo rwe kuko Kristo yakunze itorero akagira gute akaryitangira. Rero wa mugabo, iyo uhagaze mu nshingano zawe gutyo ugakunda umugore wawe kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira, nawe n'umugore arakugandukira utabimusabye. Iyo ari umugore utarira cyangwa ngo hari abagore benshi babaho babandi nyine ngo baba bafite ubwiza bubageze ibwami ariko ubwenge bwabo ntibutume babahama, yego nabo barahari, ariko abo ngabo nabo batinda kubona ko ubwenge bwabo nyine butazababesha ibwami. Rero abafite ubwenge, iyo wakoze inshingano zawe ukaganduka nako ukamukunda, ukitangira urugo rwawe, ukitangira umuryango wawe, aganduka nawe mu buryo atazi, birikora, ni ibintu biri otomatike muri we, abirikora yisanga yagandutse kuko ibimutera kuganduka birahari. Iyo umugore yakunzwe kuganduka ni ibintu byikora, ni ibintu bihamagarana. Ubwo rero mugabo, kunda umugore wawe nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, kandi ngo hari n'abagabo nabo bima abagore. Ibyo bintu byaje kuvugwaho ko ngo hari abagabo nabo bivumbura ku bagore bakavuga ati sha noneho ubu ngubu sinzongera kugira icyo ngukorera mpaka wemeye. Wa mugabo urica umugore wawe nahura n'abandi bakamushuka, uzumirwa kuko umugore yagiye ajyana umutima ntabwo ajyana umubiri. Azagenda kandi akuzinukwe, nasanga n'abandi bagabo batanga peya kukurusha, uzasigara uvuga ngo umugore wanjye ni indaya kandi ari we wamugize iki indaya. Ugomba kugira kuba mu nshingano zawe, mugapfa ibindi mukaniyunga, ariko bikagira aho bigarukira. Rero uyu munsi icyo nicyo nashatse ko tuvugaho. Umuntu yari yambajije, ubwo musubirijemo n'abandi, numva ko ubwanjye nta kigombero kigomba kuzamo, nta gutega umuntu iminsi. Hari abantu bavuga ngo ni abasirimu, ngo tuzajya tubonana ngo muri wikendi, ngo twabitekerejeho. Ubundi ahantu hari urukundo biriya bintu nta kigombero kibaho. Ushobora kuba muri kumwe muri kuganira mukisanga iyo gahunda yabaye kandi mutari mwigeze kugira ngo mubitegura, kuko imibiri yanyu irakora kandi murishimanye. Mushobora kuba mwari no kumwigendera ukumva urabikeneye. Kubera iki? Aho mufitanye urukundo. Byaba byakuvuga ngo tuzabitegura iki gihe n'iki, ngo tuzabitanga mu kwezi ngo tujye twikora kangahe. Aho ni ahatari urukundo kandi haba harimo ihohoterwa. Ni uko umwe muri mwe atagenda ngo abiregere nyine icy'itegeko ryatoreye ngo ni uko gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ngo mu gihe kidakwiriye ngo aribyo bihanirwa, ariko no mu gihe wimye mugenzi wawe naryo ni ihohoterwa. Leta ikwiye kugira gute kubitorera itegeko ikabihanira. Ubwo rero ndabahamye kandi abinginze kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo mwubahe imiryango ifite ireme kandi ifite urukundo, itariho kondisiyo, itarimo amananiza, kugira ngo Satani ntabone icyuho cyo kugira ngo asenye imiryango yacu. Uyu munsi rero
nta kindi nababwira usibye gukundana no kubahana no kurangwa n'ubupfura no kurangwa n'ubunyangamugayo, kuko ibyo byose iyo bifatanyirije hamwe bibazana ibyiza mu muryango. Indahemukirana, kumva utakwiye guhemukira umuntu wawe, uriya ni umubiri wawe Kristo yaguhaye, ni umubiri wawe. Niyo ugiye kubashyingira bavuga ngo mubaye umubiri umwe, none ni gute umubiri wawe wumva wawuhemukira? Ni gute umubiri wawe wumva wawubabaza? Ndabinginze mubahane kandi mwubake imiryango izira amakimbirane, mwubake Imana ikora nka Shabari.